Umunsi Kagame amenyesha amahanga ko agiye guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Tariki ya 8 Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nibwo General Major Paul Kagame wari uyoboye ingabo zahoze ari iza RPA yamenyesheje amahanga ko agiye gufata icyemezo cyo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi yari yaratangiye gukorerwa Abatutsi niba ntacyo bakoze. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yatangiye Werurwe kuwa 7 Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, nyuma y'umunsi umwe indege yari itwaye Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda irashwe. Ubwicanyi bwahise butangira hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali kuwa 8 Mata mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. General Major Kagame yari yaramenyesheje ingabo zose, yahaye amabwiriza abayobozi b'ingabo ko batangira urugamba rwo guhagarika Jenoside. Ni icyemezo cyatangijwe ku Murindi muri Byumba ahari ibirindiro bikuru bya RPA. Cyahise kimenyeshwa abadiplomate b'amahanga n'imiryango mpuzamahanga. Aba mbere bahawe inshingano zo guhagarika Jenoside ni abasirikare ba RPA bari muri CND. Wa 28 Ukuboza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu nibwo abasirikare 600 bari bayobowe na Charles Kayonga bahagarutse ku Murindi ahari icyicaro cya RPA berekeza mu mujyi wa Kigali. Iyi batayo kandi yabarizwagamo abandi basirikare bakomeye nka General Major Retired Charles Karamba, icyo gihe wari Kapiteni Jacob Tumwine, Emmanuel Rugazora na Kwikiriza. Inshingano z'ibanze z'abasirikare kwari kurinda abanyepolitiki ba FPR Inkotanyi bagombaga kwinjira muri guverinoma. Kuwa 6 Mata w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo indege ya Perezida Habyarimana yahanurwaga, ibintu byahise bihindura isura kuri izi ngabo 600 zari zitegereje guverinoma y'inzubacyuho, maze zitangira kuraswa n'ingabo za leta zari i Kanombe na Kacyiru. Nyuma y'uko Jenoside yakorewe Abatutsi itangiye, abasirikare bahawe inshingano nshya na General Major Paul Kagame wari uyoboye urugamba. Babwiwe ko bagomba kuyihagarika. Iki gihe iyi nzu ubu ikoreramo inteko nshinga amategeko bari bacumbitsemo batangiye kuyakiriramo bahungaga, ndetse igice gito kigirwa ibitaro byitaga ku bakomeretse. Aba basirikare bakomeje guhatana bonyine kugeza ku wa 11 Mata mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo batayo ya Alpha yabaga mu karere ka Gicumbi yasesekaraga i Kigali iyobowe na Sam Kaka, maze ibongerera ingufu babasha gufata uduce dutandukanye mu mujyi no guhagarika Jenoside. Intego yari ukwihutisha urugamba no gutsinda ingabo z'umwanzi no kwirukana interahamwe zicaga Abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu. Ingabo za RPA aho zafataga zarahatunganyaga zigashaka ahantu hafite umutekano wo gushyira abarokorwaga, bakabashakira ubuvuzi byo kurya, ibikoresho byo kuryamaho no gukoresha, ndetse n'imyambaro yo kwambara. Ibi byakorwaga n'abasirikare bake basigaye barinze umutekano bafatanyije n'abakada. Aba nibo bakoraga imirimo yo kuvura, gushaka imiti, kubaganiza no kubahumuriza no gushaka amakuru yabo abandi baba bahishe. Ingabo za RPA urwo rugamba rwo kurwanya Jaga zagendaga zirwana n'ingabo z'inzirabwoba n'interahamwe zigenda zirokora Abatutsi zibagarura ahari umutekano. Muri uru rugamba hari itsinda ry'abasirikare ryaryaga imbere mu mirwano. Uretse indi mirimo yakorwaga, ryanagendaga rishakisha abarokotse aho baherereye, abihishe mu nzu, abari mu bihuru
n'abari ku mihanda. Abarokorwaga bajyanaga ahabaga hari icyiciro gikuru cya batayo. Aha niho baboneraga ibyangombwa byose bakeneye birimo ibyo kurya, imyenda, kuko kenshi babasangaga bambaye ubusa. Bakabavura, byaba ngombwa bakabajyana mu gace karimo umutekano kabaga karateguwe mbere. Iri tsinda kandi ryagendaga rireba agace karundanyijemo Abatutsi bagombaga kwicwa, rikabimenyesha icyiciro gikuru cya batayo, nacyo kigategura igitero cyo kubarokora. Abari ku cyiciro gikuru cya batayo babaga bafite inshingano ebyiri. Icya mbere, barebaga niba bashobora gufata icyo gice kirimo abantu bagiye kwicwa, bakabafata bose bagakiza abari bagiye gupfa. Urugero, nko kuri stade Amahoro bateye Remera barayifata bakiza abari muri stade. Iyo babonaga ari ahantu bigoye gufata uwo mwanya, boherezaga ingabo nijoro zikagenda zikabazana zirwana. Nuko byagenze Saint Paul, Saint Andre n'ahandi. Hari abatasi bagendaga imbere, uretse amakuru y'abasirikare bashakaga bagenda bareba naho abakora jenoside baherereye, hagatanga amakuru, ariko haba hari icyo bashoboye cyo gukora Abatutsi bakagikora. Muri Kigali ko hari ingabo nyinshi zihanganye, haba ku ruhande rwa RPA na leta ya Habyarimana, niyo mpamvu ibikorwa byo gushakisha Abatutsi byakorwaga cyane nijoro, kuko ku manywa barwanaga, ku mugoroba bagatangira akazi ko kujya kurokora abantu mu bice umwanzi yagabyemo. Abarokowe benshi niko barokowe, abandi barokotse ari uko Kigali n'ibindi bice mu gihugu bigiye mu maboko y'ingabo za RPA zarwaniraga guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Wowe kandi subscribe, like, comment, ubundi tuzamure ino channel.